Muri equipe ya Sport amakuru meza cyane nuko uyu munsi nagendutse abakinyi batatu bagomba kurara basinye equipe ya Sport. Abo bakinyi ni bande turaza kuba twabagarukaho mu kiganiro. Ikindi tararenga aho ngaho nuko umugabo ukomeye cyane wa Sport azwi ku mazina ya Ayabonga Rebisa. Uyu mugabo akaba yahuye n'ibyago, akaba yapfushije mama we umubyara. Ni ikibazo gikomeye cyane. Uyu mugabo je biteganyijwe ko uyu munsi agomba kugera i Kigali, ariko byabaye ngombwa ko abanza gutabara umubyeyi we umubyara. Abafana Sport nimba mumukunda cyangwa se mumwemera, muzamure imitima y'ubururu n'umweru. Urumva ko n'umwe mu papa bari mu bibazo bikomeye cyane, ariko uyu patro yamaze kumenyesha ubuyobozi bwa Rayon Sport ko agomba kuzagaruka ku munsi wo ku cyumweru, akaza agatangiza imyitozo ku munsi wo kwa mbere ya fitness, yongerera abakinyi imbaraga. Imumanze muzamure udutima twa Rayon Sport, buvuge muti turari cyane kandi tumuri inyuma, tumuri ku mugongo, n'ibindi byinshi bitandukanye waba utekereza. Ariko ikindi equipe ya Sport kuri iyo munsi ifite inama ikomeye cyane, ni ku isa moya iraza gutangira. Ni nyuma yuko umutoza Family TV araba amaze kuruka urugendo rurerure rw'indege rw'amasaha 22 yari yakoranye n'abakinyi batandukanye baza mu Rwanda. Ariko ikindi muri equipe ya Sport akubwira ko ubu ngubu hari miliyoni 130 zigomba guhabwa equipe ya Sport, umufatanyabikorwa mushya ukomeye cyane ugomba kuba azahereza equipe ya Sport miliyoni 130. Aho ibyo bidahagije, Rayon Sport yamaze gukora icyitwa mobilization igomba kuzabonekamo miliyoni 270. Zizaboneka gute? Ayo makuru nayo ndagufitiye, n'ibindi bintu byinshi abakinyi batandukanye bagomba kugera hano mu Rwanda kuri uyu munsi. Abakinyi benshi batandukanye bagomba kugera hano mu Rwanda. Umusore witwa Suleiman Dafe ararikarama, yahoze yandikira perezida wa Sport amubwira ati bimeze bite ko uba utambwira akantu n'akandi ngo tube twagamba. Ndakubwira ngo bari gupfa, bari kuvugana ibiki. Ibi byose ndabigufitiye muri iki kiganiro. Imbona umukozi wa Sport, ibuka gukanda subscribe ubundi ukomeze video uyikurikirane. Nk'ibisanzwe ngiyewe ni Imena Sport Live, ndakwemera cyane umukunzi wa Murera, reka dusangire neza cyane. Angira ngo tsangira amakuru yo muri equipe ya Sport. Iki wamenya nuko abakinyi batatu barimo Forunganye ndetse na Yusu Dianye, ututibagiwe n'umusore ukiri muto Adama Bakoyeko, baraza gukandagira inyarugenge kuri uyu munsi bavuye muri iyi vacances. Ariko nko nababwiye uwitwa Suleiman Dafe yumvishe ko aba basore bagiye kuba bagaruka mu Rwanda, yumva ko bahawe itike. Yahamagaye perezida wa Sport aramubwira ati bimeze bite kuba utambwira uko bimeze. Abwira ati se nago munyeneye bimeze bite? Perezida Sport aramubwira ati reka turimo turashaka amafaranga, nzakumenyesha igihe nawe uzagarukira. Uwitwa Zibasane nawe yandikiye perezida wa Sport aramubwira ati nanjye unyereza itike, ndashaka kugaruka inyarugenge nkaza ngatangira imyitozo nigaragariza umutoza mushya Fahami ya Rufti. Ati ngiye ndashaka kwigaragaza cyane umwaka utaha, ndashaka kuzagira kuzaba ndi mushya cyane imbere y'abakunzi ba Rayon Sport. Ikindi nakubwira nuko muri equipe ya Rayon Sport na makuru menshi cyane kandi meza cyane. Ndakubwira ko equipe ya Murera ifite hoteli ebyiri muri uyu mujyi wa Kigali irimo iradiringa nazo. Izo hoteli ebyiri uti bimeze bite kuba Rayon Sport iri kudiringa n'izo hoteli? Uti bimeze bite? Urambaza ngo biva he bijya he? Rayon Sport muri urwego rwo kwitegura equipe ya Yanga yatangiye kudiringa na hoteli ebyiri, izibwira ati mwaza mukamamaza kuri match ya Rayon Day, namwe mukagira gute mukaducimbikira equipe ya Yanga nk'imisi 3 cyangwa se 5, ubundi mukaza mukamamaza kuri Rayon Day. Urumva ko ni ibintu byiza cyane. Icyo namenye nuko ibiganiro birimo biragenda neza cyane. Ani makuru kandi muri equipe ya Sport ndakumenyesha ko Rayon Day iri tariki kuva tariki 5 kugeza kuri 12, hagati muri iyo misi niho engineer Heris wa Yanga yamaze kumenyesha perezida wa Sport ko ariyo misi bashaka kuzabonamo umwanya wa Rayon Day, bakaza inyarugenge bakaba batera iyi match. Umufatanyabikorwa hagati ya company ebyiri zicuruza telefone Infinix ndetse n'iyindi company ikomeye cyane, company ebyiri zicuruza amatelefoni hano mu
y'abanyarwanda yamaze kudiringa na Rayon Sport miliyoni 80 ariko irayisaba ngo match ya Rayon Day muduhereze twamamaze ku kaboko tubahereze miliyoni 120. Right, urumva ko ni ikintu cyiza cyane. Mobilisation ya Rayon Day imeze gute? Rayon Sport yamaze gukora ikintu kimeze nka mobilisation, bavuga bati iyi match ya Rayon Day igomba kuvamo miliyoni 270 ese ziraboneka cyangwa se biragenda bite? Uko gahunda ziteye nuko Rayon Sport igiye gukoresha imyenda y'imipira, right, imipira ukazajya winjira utanze ibihumbi 15 harimo na etike ugatana n'umupira wa Rayon Sport jazz. Urumva ko ni ibintu byiza cyane. Rayon Sport igiye gutangiza abakunzi bayo umwaka bambaye neza cyane, bambaye kits za Rayon Sport. Ikindi wamenya nuko muri equipe ya Lion Sports inama iri ku isama iri kuri aya masaha y'umugoroba, Afamira ufite arabamaze kuruhuka neza cyane, urugendo rumaze kugira gute bagwa rya down ageze Nyarugenge araba yahageze cyane. Murabizi ko uyu mugabo yahageze mu masaha ya saa 4. Uyu mupatro rero araza gukorana inama n'ubuyobozi bwa Rayon Sport bamanze basoze ku cyitwa transfer muri equipe ya Rayon Sport, abakinyi ashaka ko bayazana ku giti kiwe ndetse n'abakinyi Rayon Sport yamaze kuba yakumvikana nabo babashe kuba baza muri equipe ya Rayon Sport. Abakunze Sport cyo mwamya nuko nyuma y'inama ibintu biratangira kugenda neza cyane, nkuko twaze tubabwira kenshi cyane nuko Rayon Sport yari itegereje umutoza kugira ngo itangire gusinyisha abakinyi. Ikindi kandi wamenya nuko umusore Bigirimana Abed yamaze kuba yasinyira equipe ya Sport. Ibiganiro byarangiye miliyoni 30, umushahara w'ukwezi ni miliyoni 1,30 yarazemeye, asigaje kuza agasinya imyaka igera kuri 2. Ariko ibyo ngibyo biraza gutegwa n'umutoza, right, umutoza naza kwemeza ko Bigirimana Abedi agomba kuza muri equipe ya Sport biraza kuba byajamo. Niyo mpamvu yari yatinze gusinya, ariko uyu mukinyi ingonza cyane nuko Sikoro yamaze kwemerera equipe ya Sport miliyoni 30 zo kuba yakwishyura uyu musore Bigirimana Abedi nk'umukinyi Sikoro iraba yiguriye cyangwa se iguriye equipe ya Rayon Sport. Equipe ya Sport iri muri gahunda yo kugura abakinyi b'abanyarwanda mbere na mbere, ubundi ikaba izana intwaro z'abanyamahanga zizagira gute zaba ziri pro n'abapro kabisa. Rayon Sport rero kuri uyu mugoroba nagihindutse irarara isinyishije abakinyi bari hasi, abatari hasi ya 2, right. Umusore Rushema Chris araza gusinya no rucabana kuva umutoza hageze, uriya musore narindwa Aimable yo muri Mukura nagihindutse nawe ashobora kuza gusinyira equipe ya Sport. Ariko abakunze Sport hari umusore ukina muri Etincelle, hari umusore ukina muri Etincelle uzwi ku kazina ka Ayimani hariya Irubavu, bamwita nde, uyu musore bamwita Messi hariya Irubavu. No umusore ukiri mutoya ufite imyaka 22. Uyu musore rero nagendetse hagati ye n'umusore witwa Rivaldo wo muri Gasogi United. Abasore barimo barashakamo umukinyi umwe ushobora kuza akaba yafasha Rayon Sport muri squad, akaba ari umukinyi ushobora kuza agafasha equipe ya Sport mu buryo bwa squad, umukinyi w'umunyarwanda. Ariko undi mukinyi mwiza cyane utarasinya ni umukinyi witwa Rutonesha Hezboni, yabaye aretse gusinya muri equipe ya Gorilla, yarategereje notification ya Rayon Sport, yari yamaze kuganira n'abantu bo muri equipe ya Rayon Sport. Uyu musore rero ashobora gusinya kuri nimero 8 umusore w'umunyarwanda kugira ngo ibintu bibe byabasha kugenda neza muri Losange. Equipe ya Sport undi mukinyi ibintu birakomeye cyane wamunwe, hari umukinyi witwa Habimana Yves. Uyu mukinyi yamaze kuganizwa n'ubuyobozi bwa Sport nk'umusore w'umunyarwanda waza akaba yagira gute, waza akaba yafasha Faringanye mu gihe Faringanye wenda yagize ikibazo cyangwa se aba ikibazo cy'abanyamahanga. Uyu musore yatsinze ibitego byinshi muri equipe ya Rutsiro, akaba yaza akagira gute, akaba yaza akaba yafasha muri Final Sad hariya mu b'imbere muri batatu b'imbere. Right, urumva ko equipe ya Sport iri mu ngamba, irimo irashaka kumanza kugura n'abanyarwanda ubundi ikagira gute ikamanura